ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga ari ibiganiro maka bimwe bigenda bigaruka ku ifunga n'ifungurwa ry'uwitwa Uworizagwira Florien uzwi nka Yamano kugeza kuri ubu ngubu uri mu maboko ataraye. Uworizagwira Florien ashobora kurekurwa kubw'uruhande rumwe rw'ubushake cyangwa se akaba yafungwa nibura imyaka 5 ku rundi ruhande rumwe nanone rwa kabiri rw'ubushake. Ibi byo kuvuga ngo uruhande rumwe rwa mbere rw'ubushake bivuze iki, uruhande rumwe rwa kabiri rw'ubushake bivuze iki? Uruhande rwa mbere rumwe rw'ubushake ni uruhande twakita yuko harimo abantu bameze nk'abagendera ku mategeko y'igihugu ariko bo mu kazu runaka kadashobora guhura n'aka kabiri. Aka kazu runaka gashinjwe gukura amakosa mu bandi bantu bitwaje inyungu zabo bwite. Hakaza urundi ruhande rwa kabiri narwo rushinjwe gukura amakosa mu bantu ariko nabo bakorera ku rundi ruhande rwabo bwite. Ati rero iyi nkuru yatangiye ite cyangwa se tukayisobanura dute? Ikaze kuri Ganira TV inze mbagezeho ibi byose uko byatangiye ndetse nuko byateguwe, ndetse kandi usobanukirwe n'impande ebyiri zikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Izo mpande zikoresha amafaranga y'umurengera yakagombye guhahira abaturage nibura ibihumbi 5 bakayakoresha ku muntu umwe kugira ngo babashe kwivuna umwanzi baba badakeneye muri society. Ese iyi nkuru itangira ite? Uworizagwira Florien kugira ngo ajye muri gereza byo byagenze bite? Ese Jihad yo kugira ngo afungwe byagenze bite? Inkuru yacu itangira n'umusore mu karere ka Bugesera. Uyu nta wundi ni Jihad. Uyu munyamakuru ngo ni Jihad ubwo yatangiraga gukora inkuru za entertainment yatangiye azenguruka ku macano yo hirya no hino agiye atandukanye, agakomeza kugenda abagezaho inkuru zabereye mu bo bitaga ngo nabashu, agakomeza kugenda abagezaho inkuru z'ubusambanyi, inkuru zo gucana inyuma, inkuru z'abagore n'abagabo basenye, inkuru z'abagore n'abagabo barwanye, inkuru mbese zigiye zitandukanye. Ni haciye iminsi nibwo bwakeye uyu nguyu uzwi nka Jihad cyangwa se Spirian nkuko abenshi bagenda bamwita, dore yuko uyu Spirian akomoka mu karere ka Bugesera umurenge wa Ngeruka. Uyu muhungu rero yaje gushinga channel yitwa The Dynamic Show, akomeza kugenda atanga show ku bantu bose bagiye batandukanye. Ni mu gihe rero yakomezaga kugenda ageza abantu benshi inkuru zigiye zitandukanye ariko abantu bamwe na bamwe bagenda batazishimira. Uyu Jihad yari wa muntu wahabwaga amakuru n'abantu bagiye batandukanye, waba ufitanye ikibazo n'umusitari ugahita ukimugezaho ubundi akazamuraburiza kuri channel. Yakomeje gukora ibyo byose, arakomeza arabikora ntiyagarukira hafi, abantu bakomeza kugenda bamwogeza nawe agenda akomeza yiyoza arakomeza avuga inkuru zose. Nibwo rero yaje kugwa ku nkuru imwe yari nyira kazamukoraho. Iyo nkuru nta yindi ni y'ubukwe bw'umukobwa w'umuhanzikazi witwa Bwiza. Uyu Bwiza ngo yari yarabonye umukunzi w'umudiaspora. Uyu mukunzi rero ngo biteguraga gukora ubukwe, niko rero Bwiza rero gukoranya umuryango we, ubundi arangije umuryango we abashyira inkuru yuko yabonye umufiance ndetse bitegura gukora ubukwe. Ariko uyu mukobwa sinzi ikibazo yaje guhura nacyo, niba ari icy'ubushake bwe cyangwa se niba ari icyo yavumbuye mu bandi cyangwa se niba ari inama bamugiriye abandi ntabwo tubizi. Ariko uyu mukobwa ngo yagendaga agafata inshuti ze zose ubundi akajya mu kabari, yamara kujya mu kabari agakonsoma amafaranga menshi nibura nka miliyoni hagati y'2 cyangwa 3, ubundi agafotora mu mope akohereza uwo mu diaspora we, ngishyura ibyo twakonsomye nge n'abashuti banye. Uyu muhanzi yakomeje kugenda bikora haza kuvamo inshuti imwe mu nshuti za Bwiza Emerance iza kuza guha amakuru Jihad. Aha ndagira ngo mvuga akantu, niba ushobora kwicara ugakusanya abantu ngo musangire, suko aba bantu bose bakwishimiye, suko uyu muntu ukwicaje kugira ngo akugurire akantu yaba kwishimiye, ari nubwo rwose ushobora kugurira umuntu ejo bya bindi wamuguriye akazabishyiramo uburozi kandi rero wabimuguriye. Hano turatanga inama mu kumenya uwo mubana ndetse n'uwo mutabana. Iyi nkuru ngo imaze kugera ku mu content creator Jihad wihanganira byaramunaniye niko guhita yishyira hanze. Kandi Bwiza Emerance ni umwana ukomoka mu mfura z'igihugu, abangaba twakita nk'abarwaniye igihugu, ni umwana rwose ukomoka mu basirikare. Uyu Isayo rero w'uyu mukobwa ngo kubyumva ngo ntago yabyihanganiye, byaramubabaje cyane, ndetse n'abandi bose bari bashyigikiye ko uyu mukobwa akora ubukwe nabo ngo byarabababaje cyane, niko kwigira inama yo guhamagara uyu Jihad bamusaba yuko ikiganiro yakoze kuri Bwiza cyasibwa bitewe yuko ngo ari ukumusebya. Ariko nanone ntabwo kwaba ari ukumusebya kuko niwe wamaze n'undi kwisebya igihe yafataga abashuti akirwa azenguruka mu bubari bwose ngo arimo arabagurira ngo barimo bararya show. Ati rero ngo byaje kugenda gute? Ese Jihad ni gute koko yaje kwisanga muri gereza? Ese koko nk'uko bamwe na bamwe bagenda babigarukaho bagenda bavuga ngo yafungishijwe na video za Yamano cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye? Amakuru ngufitiye ntago ari byo. Video za Yamano ntabwo arizo zafungishije uyu Jihad, ahubwo uyu Jihad nyiri kazarusenya niwe wagiye akora ibiganiro bigize icyaha ndetse byanamurangiza. Niko rero gufata rwa rwego rwa kabiri nababwiye ndetse n'urwego rwa mbere. Urwego rwa mbere reka turwite ise wa Emerance cyangwa se abavandimwe n'inshuti ba Emerance. Emerance uyu muhanzi Bwiza nyine. Urwego rwa kabiri reka
turwite RIB. Turaza kuza gusobanukirwa neza izi nzego zombi uko zikorera mu Rwanda kandi sizo zonyine. Nibwo rero ngo ikirego cyatanzwe muri RIB, ariko ngo habura ibimenyetso bishobora gufungisha uyu Djihad. Ibimenyetso bibuze rero kubera ko Djihad yaramenyerewe cyane mu biganiro bigenda biraburiza abantu, yaba ari nk'akavideo bakubise hanze ubwambure bw'abakobwa b'i Kigali cyangwa se abahungu, Djihad yabaga ari uwa mbere mu kubyihutisha ibyo bintu. Ubwo niko rero kuvuga ngo ikintu cyonyine dushobora kumufatiraho tukamukanda nk'uko natwe yadusebeje akadusebereza umwana wacu, nta kindi ni ukuba twashaka umuntu twakwishyura akifata video, hanyuma iyo video akazayishyira hanze. Mu kuyishyira hanze uyu muhungu izamugeraho byanga bikunze, ubundi agende yitereke kuri kamera avuge amakuru y'uko yabonye video. Hanyuma rero bakimara gutekereza ibyo byose, bashakishije umuntu wakikora iyi video yazatuma itrendinga ikazagera kuri Djihad akabasha kuyamamaza kuri mikoro za The Dynamic Show. Ubwo bashaka umuntu bakoresha, basanga nta wundi muntu bashobora kwifashisha usibye uwo Rizagwira Florie, kuko yari amaze iminsi ari gutrendinga mu rubyiruko rugiye rutandukanye. Ariko nanone mwibuke yuko yari amaze iminsi ahamagawe kuri stage na The Ben, ndetse kandi bisa naho The Ben ari we watumye yongera kumenyekana cyane. Uyu muhanzi bakaba baragiye bamwitegereza mu ma interview yiwe yagiye akorera hirya no hino, babona ko ari umwana wisize insenda, ariko wa mwana nanone utujuje ubuzima bwo mu mutwe, kubera ko ibyo yavugaga wabonaga yuko wagira ngo yasinze cyangwa se afite icyo abura mu bwonko bwe. Niko rero kumutekerezaho babona ko ariyo nzira nziza bakoresha, kubera ko uyu mujene yaramaze igihe gitoya yivanye mu murongo twakita ko ari ubukene nyakujya, kuko nibwo yari atangiye noneho gutunga telefone. Ngira ngo muribuka yuko telefone atarayitunze yagendaga atiratira amatelefone hirya no hino, bitewe nuko ntiyari afite ubushobozi bwo kugura telefone, kuko uyu ni umwana wari uturutse mu ntara vuba cyane. Uyu mwana rero niwe batekerejeho, hari itsinda ry'abasore babiri nibo baje kumutwara mu modoka ya Vigo. Uyu muhungu bamuhaye proposal yuko yakifata video we n'umukunzi we, bamubwira yuko yabaka amafaranga yose ashoboka kugira ngo video yiwe azayirekodinge ubundi ayite hanze. Mu kuzamara kwita hanze, ubundi Djihad nimugeraho izahite imufungisha muri gereza ubutazayisohokamo. Djihad muri iyo minsi nibwo yahise akora nanone ikiganiro cyo gukubita akagoma, agenda avuga yuko imipuri y'inyarugenge ijagaraye. Ibyo biganiro byakomeje kugenda birepotingwa, ariko babandi akena ku mubyimba ariko babuze ibimenyetso bakarakara, bagatekereza icyo bazakora bakakibura. Ariko nanone bari bamaze gupropose umuntu ko yakifata video y'ubwambure bwe ubundi akazayishyira hanze kugira ngo nimugeraho bazabone uko bacisha umutwe uyu Djihad. Ubwo rero bakimara kuganira ku ibyo byose, urwo rwego rwa mbere nise karu rwa mbere rw'umuryango wa Emerance, kandi nanone rusa n'urukomeye mu mategeko yose y'igihugu, kuko na RIB nta kintu na kimwe ishobora kuvuga cyangwa se gutangaza itabanje guhabwa uburenganzira n'uwo muryango wa mbere ukomeye nakubwiye. Ubwo rero baje kumvikana amafaranga we n'abo basore babiri, amwemerera yuko bazamuha amafaranga y'akayabo kangana na miliyoni 5. Uwo Rizagwira Florie yahise apropose ko bamuha amafaranga angana na miliyoni 10 z'amanyarwanda, ariko baramubwira yuko ari menshi, bazamuha amafaranga angana na miliyoni 5. Uwo Rizagwira Florie aravuga ati se umunsi ibi byose bizabigiye ahagaragara nzaba ndi gufatwa gute? Niko guhita bamwemera yuko bazamuha visa z'ibihugu byose yaba yifuza kuzajyamo. Ubwo rero yemererwa amafaranga angana na miliyoni 10, ariko mu kwemererwa amafaranga angana na miliyoni 10 ahabwamo miliyoni 5. Bavugana yuko izindi miliyoni 5 azazihabwa akazi karangiye. Niko rero kugenda kwifata amavideo. Aya mafaranga koko miliyoni 10 yahawe uyu muhanzi wo Rizagwira cyangwa uzwi nka Yamano kugira ngo akore iyo video. Ryatsinda ryaba abantu ba mbere ryari ryise ribona icyo ryashakaga. Nuko rero video irakorwa, irasharingwa igera kuri Djihad. Djihad nawe si ukwasasa bya bindi byo kwivamo wese ntiyagira n'akenge na kamwe yisigariza ahazabasha gutibikira yirukanka bagiye kumugirira nabi. Niko rero gufatwa ashinjwa gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ariko mu by'ukuri tubyibukiranye neza, hari abantu benshi bagiye bakora amashusho y'urukozasoni ndetse bakanayasharinga tukayabona, ariko ntabwo bigeze bakurikiranwa. Wakibaza ngo gute ubundi uyu muhungu wa Mugani yakurikiranwe kugeza naho ahanishijwe igihano cy'imyaka 3 mu buroko. Uyu muhanzi rero wo Rizagwira akimara guhabwa amafaranga nk'uko nabibabwiye, yaje no guhabwa visa. Ariko mbere y'uko ibi byose biba, urwego rwa
rwa wa muryango wa kabiri nababwiye ari rwo RIB nibwo rwatangiye gukora iperereza kugira ngo uyu musore atabwe muri yombi. Wa muryango wa mbere nababwiye niko guhita uhamagara RIB ati iryo perereza mugiye gukora kuri uwo mwana ni muryihorere bitewe nuko ivyabaye byose tubifitemo uruhare, twashakaga gufungisha Djihad. Nibwo rero ya mpano yajyanwe gupimwa urumogi, asanga ntago yigeze anywa urumogi ndetse nta gipimo cy'urumogi kimuri mu mubiri. Ubwo icyo gihe urwo rwego rwari rutsinze kandi nanone rwahise rumuha ya visa yo kujya kwitemberera mu Bubiligi. Iyo visa umuhungu aragenda aratembera, undi nawe Nyarugenge arimo aricwa urubozo muri gereza mu buzima atamenyereye bwo guhangana n'ikigori ndetse n'igikoma. Uyu muhungu rero ya mpano ibyo byose bikimara kuba n'ubundi amafaranga barayariye. Hari abantu benshi bashobora kwishyurwa amafaranga ngo reka tugoye amafaranga ugende wica umuntu. Burya iyo umaze kwica umuntu nibwo utekereza ngo ubundi ibi bintu nabikoreraga iki. Iyo umaze guhabwa amafaranga ngo genda ugonga umuntu n'imodoka, wamugonga ntapfe, wa muntu akazaza kugushinja mu rukiko akubwira ati warangonze, hanyuma uterana rivansi yo gusubira inyuma, abantu baranabara, uhita wirukanka. Iyo bari kugushinza ibyo umutima wawe wumva umerewe nabi cyane ndetse kandi nibikunezeza. Ibyo rero bikimara kubaho ntabwo witwa Vava yigeze yishimira iby'iyi video byakomeje kugenda bimuhangayikisha. Uyu Vava ntiyari afite gahunda yo kubana na ya mpano ubuzima bwe bwose, kwari ukwirelaxingira just hit akayibona gusa. Ariko iyi video ikimara kujya hanze bahise babona ko bakoze ibintu by'abana, ariko nanone byari byamaze kuba. Vava ntiyari agitandukanye na ya mpano bitewe nuko nta wundi mugabo yari kuzongera kubona waza mu buzima bwe bitewe n'ibivideo by'urukozasoni yari amaze gukora n'uyu muhanzi wo Rizagwira Flori. Ubwo urumva nta kindi gihugu na kimwe yari kuzajyamo ngabo n'umugabo, nubwo yari kuzaba abyaye gatanu ira video yiwe ikagaruka hanze, yari kuzahita asenya urugo rwe hadateye kabiri batitaye ngo yaba afitanye abana batanu n'uwaba ari kumwirukana. Uyu mu content creator Djihad ubwo hakomezaga kugenda hasohoka amavideo ye yitaba urukiko, yongera agaruka, yongera asubira imageragere, yongera yitaba urukiko, byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi bamukundaga. Niko nanone nabo kwikora umuryango wa gatatu ukwemera gushyira hasi amafaranga na buri kimwe cyose bafite, ariko Djihad ukuri kwe kukajya hagaragara ndetse akaba yafungurwa, cyangwa se uwamukoresheje ririya kosa ariwe ya mpano akaba nawe yajyanwa mu gihome. Ariko mu by'ukuri ngira ngo uko nababwiye ntabwo ya mpano ari we wakagombye kwegekwa amakosa kari wafungishije Djihad, ahubwo Djihad ubwe ibyo yakoze nibyo byamufungishije. Ariko urufunguruzo rwo kuba bamuta muri yombi bari bararubuze, baruhabwa na ya mpano wemeye kurya amafaranga. Ariko nanone ya mpano ntabwo yarazi ko ari Djihad agiye gufungisha, bo bishakiraga video gusa kugira ngo ijye hanze hazabonwe ikimenyetso cyo bashaka kuzakurikirana. Urumva ko ya mpano ntiyigeze abigiramo uruhare kugira ngo Djihad afungwe, w'icyo yakoze no kwifatira video akayihereza abo bantu nabo bakayisakaza hirya no hino mu gihugu kugeza igihe Djihad ayiboneyeho nawe agatangira gukora video ayivugaho. Aba rero ngo ni abashu bakuru cyangwa se abo twakita abakunzi ba Djihad, niko rero gukusanya amafaranga kugira ngo bagezeyo ya mpano. Aba rero ngo gukusanya amafaranga bakimara kuyabona nibwo baje kwifashisha Godfather, umushyushyarugamba ukomeye cyane umenyerewe mu gutama abantu mu magereza ndetse no kubakuza mu magereza. Niko kwicara ahanga script y'ukuntu uyu ya mpano yajyanwa muri gereza. Aravuga ati nta kindi tugomba gukora ni ukwinjirira kuri uyu mugore we ngo ni Vava. Niko kuvugana n'umugore we wa ya mpano ari we Vava, bemeranya amafaranga azahabwa y'akayabo katari make kugira ngo afungishe umugabo we. Ariko uyu Vava akaba yarasanzwe nta kindi kibazo afitanye na ya mpano usibye ubuzima n'ubundi bubera mu ngo bwo kurwana cyangwa se gutongana bikarangira. Ngira ngo murabizi ko nazibana zidakomanya amahembe. Bamugiriye inama rero ariko yo kumwoshya, baramuga ati twamenye yuko nyoko bukwe atagukunda, reka dufungishe ya mpano. Mu kumara kumufungisha ya mpano azaba azira yuko yagukubise. Mama we nabibona igishyika kizamutaha amabere yikora tonse. Niko gushaka wowe wagiranye ikibazo n'umwana we agusabe imbabazi akubarariye imbere, nka kwa kundi abagaragu babikora imbere y'umwami, cyangwa se nka kwa kundi abagaragu babikora imbere ya sebuja. Nakwikubitira imbere imbabazi uzazimuha umubabaririshiriza umwana we atahe, hanyuma nyuma niyibuka ineza wamugiriye yo kurekurisha umwana we nawe azakwiyumvamo. Aha n'ubundi bari barimo baramushuka, ntago byari kuzagenda neza nk'uko babipanze. Urwa rwego rwa kabiri nababwiye ari rwo bita RIB. Hari urwego rwa mbere nababwiye nanone. Uyu muryango wa mbere ubangamira imikorere ya RIB, ndetse mu kubangamira imikorere ya RIB ntibyagarukiye aho. RIB yagize nayo ishyari, irarakara cyane kuba bayivangira mu kazi kayo, ariko nanone nta kindi yari gukora. Igira amahirwe ibona ko uwo Rizagwira Flori atawe muri yombi, iravuga ati natwe aya niyo mahirwe yacu yo kugira ngo twerekane yuko dukomeye. Ya mpano yapimwe urumogi rwa mbere bagasanga igipimo kiri kuri 0, ariko ubwo yapimwaga ejo bundi kuko RIB yari yasuzuguye
yarongoye urwo rwego rwa mbere rwa gisirikare niko twarwita, cyangwa se urwego rw'umuryango wa Emerance. Hanyuma akimara gupimwa batangaza yuko bamusanzemo 166. Ibi bigaragaza yuko ya mpano asanzwe akoresha urumogi. Aha ni mu gihe ya mpano yaragiye gutaha ababariwe n'umugore we, ariko RIB ikaba yongeye kumukanda amaso kugira ngo ntatahe, ahubwo akomeze afungwe cyangwa se azajyanwe muri rehab kugira ngo akamurwemo ibyo biyobyabwenge. Nuko rero iyi nkuru ya Jihad ndetse na Vava nyiri kwicundebwaho yaje kugenda mu by'ukuri. Ngira ngo urabyumva yuko hari inzego zimwe na zimwe ziri hano mu Rwanda z'abatavuga rumwe n'ubugenzacyaha zishobora gutegeka ubugenzacyaha bugahindura umwanzuro wari wafashwe. Ibi rero nibikomeza gutya nta handi tugana, turagana habi. Niba hari abantu bashobora kuvugiramo RIB bigatuma RIB idakora akazi kayo, ibi bintu byaba bisebetse cyane. Niba hari n'abakoresha umurengera ugendanye no gutanga amafaranga cyangwa se no gutanga izindi yezandonye, nabyo byaba bibangamira ubushinjacyaha. Iyi akaba ariyo mpamvu tugenda tubona imanza nyinshi zigenda zitambamirwa, cyangwa se imanza nyinshi ntizikurikiranwe, cyangwa se imanza nyinshi bagakatira umuntu bitari bikwiye bitewe nuko hari ababyihishe hejuru. Ibuka gukora ndetse subscribe, nzajya ngenda mbagezaho amakuru agiye atandukanye y'inkuru zicukumbuye.